Yezu ati uramutse wubahirije aya mategeko abiri n'ayandi waba wayubahirije. Uramutse witaye kuri aya mategeko abiri ukumva icyo avuga ukayakurikiza n'ayandi waba wayubahirije. Ubusanzwe tugira amategeko 10 ariko yose akaba agabanyijemo abiri, akaba ari yahatse ayandi yose. Uramutse wubahirije amategeko abiri n'ayandi yose waba wayubahirije. Ndabashuje rero, reka tugaruke kuri ayo mategeko abiri Yezu atubwira tugomba gukurikiza kugira ngo dukomeze kuguma mu murongo mwiza. Amategeko abiri rero akubiyemo n'ubundi itegeko rimwe. Ni itegeko rimwe rigizwe n'amategeko abiri, ayo nayo akaba ahatse ayandi yose. Iryo tegeko ni urukundo. Urukundo ni itegeko rikuru Imana itubwira ko rihatse ayandi yose, ayandi dufite uko ari 10. Urukundo rero rugabanyijemo ibice bibiri nk'uko twabivuze. Igice cya mbere ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose. Icyo ni igice cya mbere cyangwa se n'itegeko rya mbere riri mu rukundo. Irya kabiri ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo mategeko abiri rero niyo Kristo yatwigishije kugira ngo tujye dukurikiza, kugira ngo tuyahe agaciro ndetse tunayakurikize, maze tubashe kubahiriza ayandi yose. Iyo urebye usanga ayo mategeko uko ari abiri, ayandi yose agiye ari muri ayo mategeko abiri. Rero icyo dusabwa ni ukugira ngo dukurikize ayo mategeko abiri kugira ngo tubashe kuzirikana ibyo Nyagasani atubwira ndetse tubashe no kubahiriza ayandi yose. Niba uyubahiriza kuko aya abiri uzaba wubahiriza n'andi yose. Bitavuze ko n'ayo ngayo ugomba kuyaha agaciro ukagenda uyarebaho, gusa ayo mategeko abiri ari muri ayo yandi. Niyo mpamvu ukwiye kuyazirikana igihe cyose ndetse n'aho uri hose. Ndabashimiye rero mwese twabanye. Ntabwo mba nifuza kubarambira cyangwa se gukora ikiganiro kirekire. Icy'ibanze ni ugutambutsa ubutumwa kandi bukabanyura, ndetse hari icyo utanyuzwe nacyo wabyandika muri komenti, kandi niba ari ubwa mbere ukande subscribe tujye tubana. Bye bye.